Mu masaha 10 zo ku munsi w'ejo hashize nibwo mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amakuru y'umuturage wo mu karere ka Gakenke mu murenge wa Cyabingo mu kagari ka Mutanda ko Niyikora Urukundo Flavie yishingwe ubwo yarije kumurira inkwavu, ndetse uyu Flavie ngo akaba arwariye no ku kigo nderabuzima cya Cyabingo kiri muri uyu murenge. Radio na televiziyo Flash tukimara kubona aya makuru mu masaha 3 za nimugoroba ubwo twatangiraga gucukumbura iby'iyi nkuru, mu kugera kuri iki kigo nderabuzima batubwiye ko uyu muntu atigeze ahagera, maze mu kumanuka gato muri santere yo mu Masha tumusanga we n'umudamu we bari muri iyi santere, maze umugore mu kumutunga mikoro ahita duhamiriza ko umugabo we koko yarwanye n'iyi ngwe ndetse akanayica. Yewe nahise niruka. Wahise wiruka? Nje nahise niruka. Mbese uri mu biki wagwihoreye ukarufungura rukagenda. Wararubonye? Urwo rugwe narubonye gumuhondo n'umukara. Uyu mugore wa Flavie ndetse na Flavie nyirizina bivugwa ko ari we wishe iyi ngwe, twamanukanye mu rugo aho batuye maze atwereka aho iyo ngwe ngo yari yaje kumurira inkwavu, ari naho yahereye ahangana nayo kugeza yishe. Wakibonye Rwamunani rwayiye igipfizi igigabo Urugo cyariye cyanganaga ngurwo warusubirungu rwari runini naguze 7 urunaguze 5. Jewe nakishe twaragwanye birankutagura birangira ibisebe cyo nakishe ndagishingura buke bituraza ikindi kisimba cyo cyica tengane twereke naho kirire tugenda ujye kutwereka. Flavie nubwo yari yanze kutwereka aho yatabye iyo ngwe nyuma yo kuyica, byaje kuba ngombwa ko hatwereka bitewe n'igitsure cy'ubuyobozi, maze mu gucukura aho yatweretse yatabyemo iyo ngwe dusanga ni inturo. none n'amabara ubayana harimo amabara n'umukara ni inturu ingi nahangaje ariko ni yindi yitwa mabinga yarutora. Impamvu nafashe icyemezo cyo kugira ngo Uwamahoro Valentine ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mutanda. ariko nta kuntu yabagukuri kuko ubundi nta makuru ajya aba ngo tuyayoberwe, aho umuturage ashobora kurwana n'igisimba kigira ubukana bumeze kuriya, tuzi ko ari igisimba cy'inkazi, yarangiza agakiranuka nacyo nk'uko byagaragaye ko yagiye mu bitaro akajya mu bitaro kigo nderabuzima, tuhana amakuru bya hafi ntitubimenye kugeza aho yaremba tutaramenya amakuru. Ntabwo byagomba kuba bishoboka, ari nayo mpamvu twavuze ngo tuzahangaha. Ko bavuze ko ari mu bitaro se koko mwamusanze ari mu bitaro? Ntabwo yigeze ajyayo kuko nkimara kuyumva nahise mushaka ku ikubitiro ndamubona, mubajije ibyo ari byo ambwira ko koko byabaye kuwa 2 w'iki cyumweru, ko yatashe we n'umudamu bageze mu nzu bumva ikintu kidasanzwe barafunga, bageze muri saro ngo babona ingwe, umugabo arwana nayo mbwira namukomeretsa, aho yatwerekaga n'akantu kagashabure ku kuboko, ati nge narwanye nayo ndangije nyirusha imbaraga mfata umurizo mu bita ku gisika irapfa. Yabinyibwiriye ubwe ati ndangije ati naranayishyinguye, ati naho nayishyinguye harahari, ari nacyo cyatumye tuzano kuri tere ngo turebe n'ibyo bintu ari ukuri. Ariko nkuko mubibonye turahageze dusanze atari ingwe ahubwo ari injangwe. Cyumvikane ko rero amakuru yatanze ni ibihuha pe, ni ikinyoma cyambaye ubusa nkuko namwe mubyibonera. Mu gihe twakoraga iyi nkuru mu masaha y'umugoroba yari yafashwe n'inzego z'umutekano kugira ngo agire ibyo abazwa. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.